Turabasuhuje bene data mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu benshi muba mukumbuye buri gitondo tuganiraho ijambo ry'Imana tukungurana ibitekerezo mu ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho gutunga ubwenge bw'Imana. Ndi kumwe rero muri iki gitondo na mwene data Nshimyumukiza David. yewe. Nshimiyimana Aimable. Muri iki gitondo rero reka mbere yuko dutangira tubanze dupfukame dusenge. Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe mu minsi duherereje inyuma y'amaso yacu. Twaba tugeze muri aka kanya duhumeka umwuka wazima, ubihimbarizwe. Uwiteka, turagusabye kugira ngo muri iyi ngingo tugiye kwiga uze uyituyoboremo, ibyo twiga bitubera impamba n'urwego bizatugeza iwawe. Ibyo ukunda kandi ushima, aba ari byo ugunya kuduhana ubuntu n'abakizera mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze rero reka dusabe mwene data David atwibutse ingingo yo ku munsi w'ejo hashize. Mwaramutse nanone. Mbere kugira ngo twibukiranye ingingo y'ejo hashize, ndagira ngo twibuke ko turi kwiga iki cyigisho cya 8 gifite umutwe uvuga ngo umugambi w'Imana wo kuzahura. Ngira ngo uyu munsi nibwo tugiye kwiga ingingo ya nyuma muri iki cyumweru. Ariko mbere kugira ngo tuyige twibukiranya n'ibyigisho byabanje, ese Aimable, ingingo y'ejo wabonye neza uburyo Imana idukunda dukurikije uburyo Kristo yavuye mu ijuru ari twebwe ashaka? Kwari onye neza uburyo Kristo yavuye mu ijuru akaza nta kindi kimuzanye, ari ukugira ngo tubone agakiza, kandi n'urukundo rw'Imana rwagaragariye mu buryo Imana abanje kumenyesha abantu mbere y'uko Kristo aza. Ngira ngo rero hano Imana yarabiberetse koko nk'uko twabibonye, inabereka aho azavukira. Ariko imaze kubereka aho azavukira, bigira mu bindi. Uyu wamanutse avuye mu ijuru arinda ubwo amanuka aza kuri iyi si, ntibabimenya. Ngira ngo rero mwene data Pierre, ku ngingo y'ejo twabonye neza uburyo natwe tubura amahirwe yo kubona uyu wamanutse avuye mu ijuru muri iki gihe binyuze mu buhe buryo. Twari twabonye yuko iyo umuntu atabanye n'abantu ndetse n'Imana amahoro, adashobora kubona guhura n'uwo wamanutse avuye mu ijuru, ndetse muri we hahita havukamo umutima w'ishyari. Ingingo y'ejo yari nziza cyane. Ingingo y'ejo yari iryoshye. Ejo twabonye yuko ubutumwa bwiza Kristo yazanye mu isi ari ubutumwa bw'amahoro. Igihe cyose udafite amahoro, igihe cyose wugarijwe n'ishyari, igihe cyose wugarijwe n'inzangano, igihe cyose wugarijwe no gushaka kwishyira hejuru kurenza abandi, icyo gihe ububuza amahoro ye mu mutima, nta Kristo bufite. Ngira ngo rero mu ncamake ingingo twize ejo nicyo yatubwiraga. Kakanya tugiye kwiga ingingo yo kuwa 5 ifite umutwe uvuga ngo gukiranuka k'Uwiteka. Ikibazo cyo kuri A kirabaza kiti, ni irihe rarika rihebuje Mika yatanze mu gihe cy'ingoma ya Ahazi ahamagarira Abisiraheli bari barayobye kugaruka bakiyunga n'Imana? Mika ibice 6 ku murongo wa 2 kugera ku wa 5. Mureke dusabe mwene data Aimable ahadusomere. Karanditse ngo, mwa misozi mwe namwe mfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azaburana na Isirayeli. Yewe bwoko bwanjye, nakugize nte? Icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye? Nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Yemwe mwa bwoko bwanjye mwe, noneho mwibuke icyo Baraki umwami w'Imowabu yagambiriye, n'icyo Balamu mwene Bewori yamushubije. Mwibuke uhereye i Shitimu ukageza i Gilugali, kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka k'Uwiteka yakoze. Amen. Hano turi kwiga ingingo ivuga ngo gukiranuka k'Uwiteka.
iri somo rirahita ritugaragariza neza uburyo Uwiteka akiranuka koko. Ikibazo cyabazaga kiti ni irihe rarika Mika yatanze mu gihe cy'ingoma ya Ahazi ahamagarira Abisiraheli bari barayobye kugaruka bakiyunga? Ngira ngo hano haratwereka neza uburyo Imana ari nziza. Uwiteka yabibukije amateka y'ibyo yabakoreye, yaberetse ineza yabagiriye kuva bava muri Egiputa. Yarababwiye ati dore nabakoreye ibi ngibi. Igihe umuhanuzi Baraki yashakaga ko muvumwa, muri Baramu hasohotsemo amagambo yo kubahesha umugisha. Mwa bwoko bwanjye mwe, ni iki nabakoreye? Aya ni amagambo agaragaza neza uburyo Uwiteka akiranuka, ndetse n'uburyo Uwiteka yibutsa abantu ineza ye kugira ngo babashe kumugarukira. Tujye ku kibazo cyo kuri B. Kirabaza kiti ni ikihe kintu abantu benshi basaba bakuye ku mutima Imana yifuza gusubiza? Mika 6 igice cya 6 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Mbese byitwara ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyama zimaze umwaka? Aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama 1000 cyangwa imigezi y'amavuta yerayo inzovu? Ese natanga imfura yanjye ku gicaniro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Tujye muri Yeremiya 8 ku murongo wa 22. Muri Yeremiya 8 umurongo 22 naho haranditswe ngo, mbese i Galeyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Tujye muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29. Muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29 naho handitswe amagambo agira ati, bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukureho ibyaha by'abari mu isi. Ikibazo kirabaza kiti ni iki abantu benshi basaba bakuye ku mutima Imana yifuza gusubiza? Ngira ngo rero dukurikije hano uko aya masomo yose tubonye, mu ncamake abantu benshi icyo basaba bakuye ku mutima ni uko bifuza gukira. Kuko tubonye muri Yeremiya ngo i Galeyadi nta muti womora uhari, ariko hariya muri Yohana batweretse neza uburyo Yohana yerekanye ati nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Muri make abantu benshi barifuza gukira, kandi iryo sengesho rwose Imana yiteguye kurisubiza ako kanya itiriwe itindiganya. Mureke dusome amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi hano kuri A. Aragira ati Imana ifitanye amakimbirane n'abantu batagira ubutabera na buke mu migirire yabo, kubera ko mu kugenza batyo bahakana ubutware bw'Imana, kandi bagashyira mu kaga inyungu bafite mu guhongererwa no gucungurwa Kristo yahaye buri muhungu wese na buri mukobwa wese wa Adamu. Mbese hari icyo byaba bimaze gukurikira ikizira Imana yanga urunuka? Mbese birakwiriye gukoresha umuriro udakwiye ku byotero byanyu by'imbere y'Imana, hanyuma mukavuga ko ntacyo bitwaye? Ngira ngo hano bari kutwereka amakosa abantu bakora, ariko nihe tubonera gukiranuka k'Uwiteka? Tujye hasi ku isubi ya mbere ibanza kuri B, mu magambo aboneka mu kugana Yesu, aragira hati, ntibishoboka ko twebwe ubwacu twakwikura mu rwobo rw'ibyaha twarohamyemo. Imitima yacu ni mibi kandi ntidushobora kuyihindura. Ntibihagije kwakira ineza yuje urukundo rw'Imana
kubona ubugiraneza n'ubugwaneza bwa kibyeyi bw'imico yayo, kumenya ubwenge n'ubutabera bw'amategeko yayo, ukabona ko ashingiye ku ihame rihoraho ry'urukundo. Intumwa Pawulo yabonye ibyo byose igihe yavugaga iti, nemera amategeko ari meza, amategeko ni ayera, n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Ariko afite agahinda k'umutima kamushengura kandi yihebye, yongeyeho ati, ariko jyeweho ndi uwa kamere, ubutungane no gukiranuka ibyo we ubwe atashoboraga kwihesha, maze aravuga ati, yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Uku niko abantu bo mu bihugu byose n'abo mu bihe byose bagiye bataka bitewe n'imitima yabo yari iremerewe. Kuri bose hari igisubizo kimwe gusa, nguyu Umwana w'Intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Gukiranuka k'Uwiteka. Niki iyi ngingo itubwira mu ncamake? Iyi ngingo iratwereka yuko nubwo twacumuye tukaba abanyabyaha, Uwiteka arifuza kudukiza. Mu kudukiza rero, buri munyabyaha wese wifuza kwihana, Uwiteka aramubwira ati, i Galeyadi hari umuti womora, nguyu Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Twebwe abanyabyaha, Uwiteka afite ubushake ndetse n'umuhati wo kudukiza nitumusanga. Burakoze. Aimable, umaze umwanya uteze amatwi. Imana ifitanye amakimbirane n'abantu batagira ubutabera na buke, bongera ngo na buke mu migirire yabo. Urabyumva gute? Ntabwo ifitanye amakimbirane n'abatagira ubutabera gusa, n'abanyabyaha bose. Kuko hari ukuntu umuntu aba abona ko afite ubutabera wenda muri we, ariko hari izindi ngeso zidashimisha Imana kandi azi. Umuntu wese ugendera kure y'Imana nubwo kaba akantu kamwe, afite ikibazo n'Imana, afite amakimbirane n'Uwiteka. Ariko nkuko David amaze kwisobanura neza mu magambo arambuye, ngenda ndavugaho bike cyane. Ugukiranuka k'Uwiteka ni uko Uwiteka Imana yishimira abamugarukira bafite kwihana kandi bakemera guhanga amaso Ntama w'Imana ukora ibyaha ari mu isi. Abo ngabo Imana yiteguye kubakiza mu gihe ifitanye urubanza, ifitanye ibibazo n'abatsimbarara ku gukora ibibi kwawo. Rero twebwe icyo twifuriza umuntu wese udukurikiye ndetse natwe ubwacu ni uko tugendera mu nzira zikwiriye, tukihana, nibwo Uwiteka Imana azaduha ugukiranuka kwe tumaze kubona mu ngingo y'uyu munsi. Urakoze cyane. Icyigisho cyacu turagishoje, tugishoreje ku kagingo katubwira ngo gukiranuka k'Uwiteka. Gukiranuka k'Uwiteka arashaka ko kuba ukwacu. Muri iki cyumweru rero twize umugambi w'Imana wo kuzahura. Imana irashaka kutuzabura ikaduha gukiranuka kwayo. Mwarakoze rero kubana natwe bene data, mwese mwakurikiye iki cyigisho cyangwa se n'abagenda bagikurikira buhoro buhoro uko muje kuri iyi channel yacu. Imana iba umugisha. Turabibutsa gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ufunguye iyi channel yacu, kandi tukakurarikira kujya wohereza ibi byigisho ukabyoherereza inshuti yawe. Biba byiza burya abantu basangiye ibyigisho, tukareba ko twabasha guhangana n'intambara yo kurwanya icyaha ikibi gikorera mu ngingo zacu, ahubwo kigasimburwa n'icyiza Kristo yatuzaniye, ari cyo gukiranuka n'amahoro, kugira ngo bibe mu mibereho yacu, mu mico yacu ndetse no mu ngingo zacu. Imana rero iba umugisha. Imana ihe umugisha Aimable twabanye, Imana ihe umugisha David twabanye, ndetse n'abandi bose. Murakoze cyane. Uwiteka abahire.